Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohoka kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame cyawe ukore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe, ukahakanda maze ukakanda ikintu cyose nkizeho, aba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe gusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Uratwandikira rero ukanaduhamagara kuri 0789 355 16 tukagufasha kubona kode yaba ya provisoire cyangwa se yo kuri kategori. Ukeneye kwiga uri kure bitakundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Wariyigishije ukeneye ko tuguhugura, ibyo byose twabigufashamo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, ibyo byose twabigufashamo aho waba hose mu gihugu. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tuyafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari impande eshatu? Ese urabona ari impande enye cyangwa ni uruziga? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4 ukagira uhitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C ikaba ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Deka ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu saha. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndiza ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kugira ngo ubone kino cyapa mbere yaho ba wamaje kubona kino cyapa kidacishijemo umurongo. Iyo gitegeka cyanditsemo 30 wongeza umuvuduko umuto uragenderaho akaba ari ngo uri mu bimenyetso. Rero hano iyo bacishijemo umurongo bari kukubwira ko none ushobora kujya munsi y'uyu muvuduko werekanwe n'ikimenyetso. Niyo mpamvu hano duhisemo B ivuga ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora muri abizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha kwajya mu kizamura ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashazwa ngo A ni igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Iyo hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hakaba nta cyapa kibuza gihari. Murabizi hari ibyapa bivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, bikaba bidahari. Hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, abanyamaguru baba bahaca. Ndakeka ko aramusamo se, ndakeka ko aramuswe kwandika ku papuro utari wahisemo. Nizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe, hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegereye inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ni ukuvuga ngo kuri A iyo bavuze ngo mu nsisiro gusa, uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko neza kino kibazo barongera bakikubaza, ariko kuri A bakavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahita uhitamo iyo nyuguti ivuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro gusa uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, bavuga mu nsisiro ndetse n'ahandi hose ugahitamo iyo nyuguti ivuga ko ari mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko aramusitamo de, ndakeka ko nibaramuka bagihinduye mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kane kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizami, kino cyapa urabona gifitiye ishusho, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Cyangwa se iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Araba ngo umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, sega ngo ikibuga cy'indege, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography urabona ko kino kirango ni kakandi gapima umuyaga, kiba kikuburira ko ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko hano A, ndakeka ko aramuswandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode nziza, tugwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, kuko murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ara ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, mbega ngo ukabanya umuvuduko witegura guhagarara, sega ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya abanyamaguru bambukira kuri zebra cross, usanze bategereje kwambuka ariko ntibatangiye kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ubundi ugiye mu kizame cyawe ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ibyo nka 80% bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe nta kindi wizeyemo 100% ujye ukunda kubihitamo, kuko akenshi umuyobozi w'ikinyabiziga yirinda icyago ari kugabanya umuvuduko cyangwa se ari guhagarara. Ndakeka ko aramusamo B, ndakeka ko aramuskandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Utu tuntu tw'utubanga two kugira ngo uzakorere imwe utsinda, tuducenga twose warakanze subscribe ukajya uza dukosorana kino kizame utubonera ku gihe. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Murabizi ibihe birahinduka, tugeze mu gihe cy'ibihu,
hari kugwa imvura. Ese ni ukubera iki tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu? Arangwa igihe feri idakora, mbega ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, se ngo igihe moteri imara ngo izime, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese niye mpamvu? Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro handitse cy'ukuri nta kindi ni de. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere, kubera ko niba hari ibihu hari intera runaka utari kurebamo. Niyo mpamvu duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera zitandukanye. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino baduhaye kiba cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Arabangwa amapikipiki, mbega ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni be, velomoteri. Velomoteri ni igira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. No kuvuga ngo iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga mu ntera yihe? Ari aho metero 50 nibura, mbega metero 100, se aho metero 150 mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, abantu benshi bakunda kugira ngo ni saa 11:50 butangiye gucya, kandi birashoboka ko ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibudise gihari. Nubwo haba ari saa 6 z'ijoro mu kirere nta gicu kibudise kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Niyo mpamvu ubona bakunda kubikoresha. Hari abantu babyitiranya rero ngo ni mu rukerera. Oya, ndakeka gusobanukiwe. Ndakeka ko hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni de, metero 200 nibura. Waba uri muri metero 200 ukaba wabona ari amatara ndangaburumbarare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango cy'amabara akurikira. Kuvuga ngo ikirango cyangwa kuvuga ngo ikimenyetso, ibyo byose aba ari kimwe. Ese kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ari aho ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, sega ngo umweru n'umutuku, ndeka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba gifite ikirango kimeze nka ta, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, gatambitse hejuru gasa umutuku. Bari bakubajije amabara ni umweru n'umutuku. Ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kugora, kuko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo no mu buryo bw'amashusho, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza n'ibyapa biranga. Umara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Rero genda ujye kuyireba. Ubonye hari ikindi kintu kiri kugora, cyandika muri comment ugakanda subscribe, nkazagitegura nkazagishyiraho ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uri modoka igenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6.
umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Ese iba igomba kugira imikandara igenewe bande? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uretamo kimwe cy'ukuri. Aranga umuyobozi, iyo bavuze umuyobozi niba ari imodoka ni umushoferi, iyo bavuze umuyobozi niba ari ipikipiki ni umumotari. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, se ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi abagendeye mwa ziriya modoka, mubona ko ziriya modoka ziba zifite umukandara w'umuyobozi wo n'itegeko, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere kugira umukandara byo ni itegeko, ariko ziba zishobora no kugira imikandara ku ntebe z'inyuma. Niba warazigendeyeho uri guhita ubyumva neza, utari wazigenderamo ubimenye. Niba kikoza mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikiye tugufashe kubona kode nziza, tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero twandikiye cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789 935 16 tukabigufashamo. Ukeneye kwihugura wariyigishije ariko ukeneye ko tukwigisha umunsi umwe cyangwa ibiri, twaza tukakureba cyangwa wowe waza ukatureba, tubigufashamo. Twandikire cyangwa uduhamagare tuze tukurebe tubigufashemo. Twandikire rero cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Twaba turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wenda bitewe n'uko uri kure cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze tubonane. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga inzira y'abanyeshuri, mbega ngo abanyamaguru ntibemerewe. Se ngo agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, mbega ngo hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndiza ku igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa iyo ukibonye uzagera imbere uhita ugera kuri zebra cross. Uriko nako no mu birango harimo zebra cross, ariho mwebwe mwita mu kinyarwanda cyiza ahegera aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko namuzutamo D, ndakeka ko namuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese ibihe binyabiziga? Aranga ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Nujya mu kizamu ukabona bavuze ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje ibiro 3500 ntibikugore. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ariko kino kibazo neza neza barongera bakakibaza, ariko ari abavuze ngo rimwe mu mezi 6 bakavuga ngo rimwe mu mwaka. Uzahita uhitamo ko nta igisubizo cy'ukuri kirimo, kuko bino binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Utari wagihisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya
tugikora murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bari kuyobya umuhanda byagenze ute? Habaye impanuka, ikinyabiziga kinini cyangwa bya bimodoka binini kigwa mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byafunze umuhanda. Rero biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Aho mugomba kunyura hagaragazwa n'ibyapa. Ese biba bifite ubuso bw'amabara ate? Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi bakoresha ibyapa bitegeka, birakwereka ibyerekezo ugomba gucamo bitegetswe, kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresha bino byapa bitegeka, hari igihe bakoresha ibyapa biranga, kandi urabizi n'ibyapa biranga biba bifite ubuso bw'ubururu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujwe ahakurikira. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe ahakurikira hehe? Ara ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo hafi y'ikiraro. B ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kudepasa ibindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Muri make ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, ariko wadepasa bino binyabiziga by'ibiziga bibiri harimo amavoromoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, ayo uba wemerewe kuyadepasa, ariko ukaba ubujijwe kudepasa nk'imodoka. Iyo ugeze hafi y'umuhanda ufunganye, iyo ugeze aho abanyamaguru bambukira, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utayo wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko hino bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Rero kwa zino modoka hano umuvuduko ntarengwa bari kilometero 60 mu isaha. Ndakeka ko ramusamo A kilometero 60 mu isaha, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Naho kuri za voromoteri hatari mu nsisiro aba ari kilometero 50. Naho ko hari amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75. Murabizi hano dukosora ikizame kimwe, ariko turi kureba ku bibazo bitandukanye kugira ngo ukosore ikizame kimwe, ariko wabonye ku bibazo byinshi nugerwa gukora rimwe uhita utsinda. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ubonye hari ikintu kiri kugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkagutegura isomo ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 16 kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanukira mu byapa byo ku mihanda. Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B ngo umuhanda udakomeza. C ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Urabona ko uyu muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso, bikaba bivuga ko umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza.
kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nk'uko nakubwiye dufite amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Rero ndakeka ko Mobe, ndakeka ko nuskendiga upapuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese iyo uguze ikinyabiziga gishya gikeneye gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki kuva ukiguze? Ari aho nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2? Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2. Aho ni kuri se. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Utari wagisemo n'ikiramuka kije utugikora. Niyo mpamvu dukosora kino kizame, nuko ibibazo biragaruka. Ubakosora kino kizame kimwe wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 byo mwa kino kizame kimwe ukosoye biragarutse, ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukanda subscribe ikintu cyose kizeho kajya urahita ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Wabona hari ikintu kiri kugora ukacyandika muri comment nkaguteguraho isomo. Ukeneye code nziza unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 nkabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukaguhugura, warigishije ukeneye kwiga umunsi umwe cyangwa 2, turaza tugahura tukwigisha tukagugura kuri mudasobwa, tukaguhugura amategeko y'umuhanda, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero ni 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, niki kindi ushobora gukora? Murabizi ugeze hari ahabereye impanuka bwa mbere, ikintu ukora cya mbere wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ese ni kihe kindi uri bushobora guhita ukora? Hano ibisubizo bine baduhaye uretamo kimwe cy'ukuri. Araho kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, mbega ngo guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe no guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, byaba ngombwa ukanamenyesha impanuka ababishinzwe. Murabizi hari imibare bakanda, hari nimero zabugenewe ukanda mu gihe cy'impanuka cyangwa n'ubundi bushotoranyi bwo mu muhanda. Rero ikintu ugomba kumenya ni neza nuko imbangukiragutabara iba yahamagawe, ariko ushobora no guhita umenyesha impanuka. Ndakeka ko nsamo A, ndakeka ko nusiyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabikubwira umaze gusubiza, kuko mbikubwiye wahita umenya igiso cy'ukuri. Ara ngo nihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo kayira k'abanyamaguru. Sega ngo abanyamaguru bambukira. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro iso kuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye kiri kukubwira ko hatanyurwa n'abanyamaguru, ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Iyo ubonyemo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Iyo habonyemo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Iyo ubonyemo velomoteri, ntihanyurwa n'amavelomoteri. Iyo ubonyemo ikinyamitende, ntihanyurwa n'ibinyamitende. Iyo ubonyemo wenda nka 60, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 60 mu saha. Muno harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Urumva ko kiba ari icyapa kibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Ndakeka ko namuzitamo A, ndakeka ko namuzikandika ku papuro, utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona biri kukugora ukagenda ukareba iyo video uramara kwireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona uranyandikira kuri WhatsApp nkahita nyigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe kirabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu bihe. Murabizi uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, hari igihe tubona udacagaguye, hari n'igihe tubona ucagaguye. Iyo udacagaguye hari icyo usobanura, no mu gihe ucagaguye hari icyo usobanura. Ese umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu bihe ari ngo agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Mwebwe nibyo mwita kudepasa, mbega ngo gukatira ibumoso, se ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mu gihe kuri deba ari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ikiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'uko amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi uriya murongo iyo ucagaguye ubushobora kunyuranaho, ubushobora gukatira ibumoso, ubushobora no guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko ramutamo D ivuga ko A na B na C ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramutse yandika ku gapapuro. Ndiza ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Wagizemo ikibazo nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare musobanurire serivisi yo kugusobanurira. Iba ari ubuntu. Ukeneye kode nziza igihe ushaka, igihe wumva uzaba witeguye, turabigufashamo. Ukatubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufasha kubona kode nziza, tukanaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza, kuko tuba tubonye ko uri umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ukeneye ko tukwigisha aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha, bwaba mu buryo bwa online, abari mu mujyi wa Kigali ushaka turanahura tukakwigisha turi kumwe. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubafashemo. Ibibazo biri kunda kugaruka, ni ingezi ko wajya urakosora kino kizame cyose kiri kuba cyakozwe. Murabizi ikizame cya mbere duhita tugishyiraho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.